nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi kuwa 27 Kanama 2023 turizihiza Umutagatifu Monika. Monika ni urugero rw'ababyeyi b'abakristo. Niwe nyina w'Umutagatifu Augustini. Yavutse ku babyeyi b'abakristo muri Algeriya mu mwaka wa 332. Kuva akiri muto yagaragaje urukundo rudasanzwe afitiye Imana na bagenzi be. Yumviraga cyane ababyeyi be. Ni nayo mpamvu amaze no gukura atazuyaje kwemera umugabo iwabo bamuhitiyemo. Yashyingiranywe na Patrice bitagasti anezezwa ariko ahanini n'icyizere cyo kuzashyitsa ku bukristo. Uwo musore yagiraga umwaga cyane. Monika ariko akagira ukwihangana gukomeye cyane nko mu gihe yabonaga ko umugabo we yaramukanye umwaga. Bagenzi be nabo yababaniraga neza, bamwe akabagira inama iyo bagiranaga ubushyamirane n'abagabo babo. Izo nama ze zatumaga ingo zifitanye umwiryane zisubirana ituze. Benshi mu bagore bagaragaje ko kubera inama ze nziza bashoboye kumvikana n'abagabo babo, nyuma ndetse bakajya baza kubimushimira. Mu bana Monika yabyaranye n'umugabo we, uwamuteraga impungenge cyane ni Augustini kubera ko yikundiraga amaraho. Igihe Augustini amutorotse akajya mu Butaliyani, Monika yamukurikiye n'agahinda kenshi. Yagize uruhare rukomeye mu kumufasha kwitagatifuza. Ashimishwa cyane no kubona Augustini agarukira ukwemera agahabwa batisimu bari kumwe. Bavuye mu Butaliyani bagarutse iwabo muri Afurika. Monika yaguye mu maboko ya Augustini bageze ku cyambu cya Afitiye. Nguwo Monika umugore wumvikanaga n'umugabo we ndetse na nyirabukwe. Nguwo uwakwirakwizaga urukundo n'amahoro mu bavandimwe, mu nshuti no mu baturanyi. Ubugwaneza n'ubwitagatifuze bye byatumye umugabo we ayoboka Imana, yemera kubatizwa vuba kandi ahinduka umukristo w'indahemuka. Umutagatifu Monika udusabire. Mbonera no kwifuriza ba Monika kugira umunsi mwiza w'abazina batagatifu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mwari kumwe na Dusengeje Gilbert.